Karori winsiga hari inkuru ndashaka kukubwira. Banguka nubwo se twakerewe byavanaho ko tugendana nk'abavandimwe, banguka tugende. Uzi ko nubwo nanjye ndi umukristo hari igihe nagiragamo akantu ko kwibaza niba koko Bikira Mariya arutazamana icyaha. Reka urantunguye pe rwose nubwo bitajyaga biganza ngo mbitindeho cyane, ariko nyine hari ukuntu umuntu yibazaho gato, ariko nyine icyo nashakaga kukubwira nabyiyumviye neza mu kiganiro cy'abatagatifu kuri Kiliziya Imwe TV. Ni ukuri ngo Bikira Mariya ubwe nanjye narayumvise, ariko ngira ngo hari n'inyandiko zibivuga dusanzwe tubona. yewe noneho ubuse koko n'imirimo y'iwanjye hariya ubona ko nabona umwanya wo kwicara nkasoma ibitabo koko. ariko buriya buryo bwose bwanshimishije ni ugufungura ngashyira hariya bikavuga nanjye nkumva niyo naba ndi mu mirimo isanzwe. yewe hora uranyibukije, nari ndimo nsoma amateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, ariko rwose ni birebire ntago nabirangije, narabicikiranye. nanjye ubwo ndumva ubwo buryo bwarushaho kuba bwiza cyane. umva rero nkubwire, genda ujyemo ushake ngo Kiliziya Imwe TV, ushobora kusanga icyo kiganiro kirimo, ariko niyo cyaba kitarimo wababaza bakakiguhereza, kuko ibiganiro byose bivuga kuri Kiliziya bidufasha mu kwemera. harimo umuhungu uririmba neza we, ni ukuri ujyemo byagufasha bakayaguhereza ukayumva witonze, ni ukuri. yewe n'umugore wa Kanyamihigo nawe uri umuti w'amenyo. none se ubwo ibyo kuririmba bije bite kandi mu kiganiro cy'abatagatifu? aririmba neza arimba. ahubwo waza kubwira Venansiya ko nabonye umuryango remezo wacu ufite abantu bose bitanga, bashobora kuza nabo babireba bakumva ayo mateka, ntadufashe twenyine, akaza kubivuga nyuma y'ijambo ry'Imana. nabwo ni ubutumwa. ntibuke unyibutse rwose dutanga ubwo butumwa kandi birakwiye. none se urumva udafite ibyishimo ko nawe wabimenye ko ibyo washidikanyaga byarangiye? tugende. bavandimwe kurikira televiziyo Kiliziya Imwe umenye amateka atandukanye ya Kiliziya, umenye amateka y'abatagatifu ndetse n'ibindi biganiro bidufasha mu kwemera kwa Kiliziya Gatolika. genda Kiliziya Imwe kwaje uri igisubizo. muze twungurane ubumenyi. akuzwe. Mbashimiye ko mukomeje kudukurikira kuri televiziyo Kiliziya Imwe. Tukaba rero tugarutse mu kiganiro cyacu cya buri munsi, tumenye amateka y'abatagatifu duhimbaza muri Kiliziya Gatolika. uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka ya Mutagatifu Ambrose. yari umwepiskopi ndetse akaba n'umwarimu wa Kiliziya. Ambrose w'i Milano, amazina ye yose ni Aurelius Ambrosius. yavukiye i Treves mu Budage mu mwaka wa 339. se yari umukozi mukuru mu butegetsi bw'Abaromani, akaba yari yaroherejwe gukora i Treves. Ambrose yarerewe i Roma, aba ari naho yiga amashuri. arangije amashuri
Ambrose yabaye umwunganizi mu by'amategeko i Roma akiri muto. Afite imyaka 30 nibwo yahawe kuyobora intara ya Liguria na Emilia zifatanye, maze Milano ukaba umujyi zihuriyeho. Hari ahagana mu mwaka wa 370. Ako karere kari karayogojwe n'ubuyobe bw'uwitwa Arius. Icyo gihe Ambrose yari umwigishwa atarahabwa batisimu. Uko gutinda kubatizwa bikaba byaratewe ahanini nuko ababyeyi be batari abakristu, kuko yageze ubwo ab'umugabo atarabatizwa. Mu mwaka wa 374, igihe umwepiskopi wari ucyuye igihe yari amaze gupfa, Ambrose yagiye muri katedrali y'i Milano kugira ngo abungabunga amahoro, anahoshe n'imvururu zishobora kuvuka mu gihe rubanda bari gutora undi mwepiskopi usimbura uwapfuye. Nyamara agezeyo, umwana atera hejuru ati Ambrose umwepiskopi. Igihe umwana amaze gutera hejuru asaba ko Ambrose aba umwepiskopi, rubanda nabo bari gushakisha mu mbaga uwaba umwepiskopi. Bunze mu ry'uwo mwana bati Ambrose umwepiskopi, Ambrose umwepiskopi. Nawe rero atera hejuru abyanga, yitwaje ko akiri umwigishwa, ari nako ashakisha mu mbaga inzira yamusubiza iwe. Ariko imbaga y'abakristu iramukurikira. Impamvu zose atanga rubanda barazangaga, ahubwo bagakomeza kuvuga cyane basubiramo kenshi ngo Ambrose umwepiskopi. Yaraye ahunga ijoro ryose ari ku ifarashi ye, arayobagurika, nuko bukeye abona araho yatangiriye urugendo, nuko aratangara cyane. Ni muri ubwo buryo yaje kumva ko kwakira umuhamagaro we, yaje kumva no kwakira umuhamagaro we, maze amenya ko ari ibyo Imana ishaka. Abakristu bifuje ko Ambrose yaba umwepiskopi kubera ko bari bamuziho ubwenge n'ubwitonzi. Nibwo ndetse babigejeje n'ibwami, nuko muri iyo minsi bihutisha inyigisho ze, arabatizwa, ahabwa ubusaserdoti ku itariki 7 Ukuboza muri 374 nyuma ya Yesu, bamugira umwepiskopi. Ambrose yabaye umushumba w'imena, aba intwari. Yabaye umwanditsi, akaba yarahanganye n'ubuyobe bwazanywe na Arius. Yabaye umurinzi w'abakene, amenya kubanira abakomeye n'abaciye bugufi, ariko kandi akagira igitinyiro kimuhesha ishema. Yakoreye kiliziya bikomeye, ahindura benshi bari barataye, barimo ndetse na Mutagatifu Augustine, ikirangirire mu batagatifu ba kiliziya. Mu myaka yamaze ari umwepiskopi, yihatiye cyane kwigisha abakristu be, bityo ntacogoreye mu kubasobanurira ibyanditswe bitagatifu. Mu gisibo agategura abagiye guhabwa batisimu, agakunda cyane no kuririmbisha abakristu mu ndirimbo za liturujia. Mu nzandiko ze nziza, Ambrose
yasobanuye umubano kiliziya ikwiye kugirana n'ubutegetsi bw'igihugu, asobanura n'ubutegetsi bw'abepiskopi. Ari mu mubare w'abepiskopi babaye ibirangirire cyane ku isi. Ni umwe mu bakurambere ba kiliziya 4 banditse inyigisho zabo mu rurimi rw'ikilatini. Mu ngabire yari yarahawe hagaragaramo cyane ingabire y'ubutwari n'iyo gukomera ku mahame y'ukwemera nk'uko intumwa zari zimeze. Ingero z'ukuntu yari indahungabana. Umunsi umwe umwami Valentiniyani yari yatanze itegeko ryo kubwira Ambroise ngo atange kiliziya maze isengerwemo n'abayobe. Nuko Ambroise abwira abazanye ubutumwa ati, nimugende mubwire umwami wanyu ko umwepiskopi atazigera abagabiza ingoro y'Imana. Yarwanyije ingoma y'agahotoro y'abami ba Roma y'icyo gihe. Urugero yatanze muri urwo rwego nuko yigeze kwangira umwami w'abami Theodose kwinjira mu kiliziya kuko yari avuye kwica abaturage mu ntara ya Tesalonike mu Bugereki. Uwo mwami yemerewe kwinjira ari uko yemeye kwicuza icyaha cye. Icyo gihe Ambroise yahagaze ku muryango wa kiliziya abwira Theodose ati, hagararaho, wowe wigana Dawudi mu bwicanyi bwe. Ngaho rero mufatireho urugero mu kwicuza icyaha cye. Ambroise rero yabaye umwepiskopi w'indatsimburwa, akaba umuhanga mu nyigisho za kiliziya, akamenya gufata ijambo ngo yigishe imbaga, kandi akagira n'ubutagatifu bwagaragariraga bose. Ambroise yayoboye imbaga y'Imana y'Imirano kuva mu mwaka wa 374 kugeza mu mwaka wa 397. Yarengeye uburenganzira bwa kiliziya imbere y'abami bari bakomeye barimo Valentiniyani wa mbere, Valentiniyani wa kabiri na Theodose mukuru wari warahinduye Mirano umurwa we mukuru. Ambroise yabwiraga abakristu ati, nimwemere nk'uko Petero yemeye kugira ngo muzahirwe. Yabwiraga abantu ngo bihatire nabo kuba urutare nka Simoni Petero, kandi ngo guhera ubwo bagerageze gushakira urwo rutare muri bo, kuko urutare rwabo ari ibikorwa byabo, urutare rwabo rukaba ukwemera bafitiye Nyagasani. Ni kuri urwo rutare bazubakaho inzu yabo, kugira ngo hatazagira shitani iruhirika. Yaravugaga ati, urutare rwawe ni ukwemera kwawe, kandi ukwemera niyo ntangiriro ya kiliziya. Yitabye Imana ku wa 5 mutagatifu tariki 4 Mata muri 397. Twizihiza mutagatifu Ambroise ku itariki 7 Ukuboza, itariki itwibutsa umunsi yahereweho ubwepiskopi mu mwaka wa 374. Documentaire yakozwe na Jean Pierre Rukundo agendeye ku nyandiko ya Padre Théophile Twagirayezu. Murakoze cyane.
haramutse hari igitekerezo ufite wakandika muri comment cyangwa ukareba izo nimero usanga kuri iyi lyrics. Mukomeze kugira umunsi mwiza. Ambrose Mutagatifu udusabire. Nimugire amahoro.